Nitwa Julienne Mukabucyana Impundu, abantu yituruze mu Bufaransa. Uyu mushyikirano tuwutezeho byinshi cyane. Icya mbere kumihura n'abayobozi bacu ngo tubamenye nabo batumenye. Icya kabiri twumve amabwiriza umukuru w'igihugu atanga. Icya gatatu dusabane n'abandi kandi natwe nidutaha tuzagira icyo dushyira basigaye. Mu by'ukuri nta bibazo naje mfite, yewe naje kuko mfite ibitekerezo. Icya mbere cyo gushimira inkunga igihugu cyacu kidutera. Nk'ubu numvise ijambo rya Minisitiri Madame Mushikiwabo na Minisitiri Kabare w'Ingabo baje kutuganiriza, baduha ibitekerezo byiza kubera ko Ubufaransa ni igihugu gikomeye kandi cyagiranye umubano n'u Rwanda ibihe byinshi utari mwiza kubera uruhare rwagize mu bintu byabaye mu gihugu cyacu, ariko n'ubu rukaba rukomeza. Wenda si igihugu kibikora, ariko hari abantu benshi bashobora gukora ibintu biriya byo gupfobya jenoside, biriya byo kunenganenga u Rwanda igihe cyose. Twebwe rero twumva nyine mwaduha ingufu kugira ngo tujyane amagambo ahagije avec conviction kugira ngo tubasobanurire ibibera iwacu kandi tubabwire yuko igihugu cyacu ari cyo kigomba kudefinisa objectives na vision yacu, atari uburayi buzajya butubwira icyo tugomba gukora buri munsi. Bityo rero tubonye n'umukuru cyane n'abandi bose turabashimira kubera ishema baduha, bigatuma natwe dutinyuka kuvugana ishema ry'igihugu cyacu. Abantu bari mu Bufaransa rero rwose turabakangurira kuza vuba vuba bihuta bagasuhuza ababyeyi babo niba bakibafite cyangwa abavandimwe, bakareba n'amajyambere twagezeho. Ubundi kubiburayi rwose dusigaye tubona nta nyungu irimo. Umuntu wese aba wenda kubera akazi cyangwa kubera abana biga, ariko byaba byiza dutangiye kujya tuza tukitoza kuba mu gihugu cyacu, n'imitungo dufite tukayizana, niyo tudafite tugashaka n'inguzanyo tukaza tukinvestisa mu gihugu cyacu. Nicyo kintu tubabwira. Kandi ikindi tubabwira ni ukuba aba ambassador b'igihugu cyacu aho bari bose. Niba bafite n'ibibazo cyangwa ibindi bakabibaza igihugu, ariko ntibabibwira abanyamakuru ngo basebye igihugu. Nibumva hari abagisebya nabo bisebye, tukavuga tuti mufite ibibazo tujye tubyigira hamwe yacu, tubigeze ku bayobozi batubwire uko ibisubizo bazayibonera, ariko kujya kuvuga hanze ibintu udasobanukiye wenda wasomye kuri internet bitari byo cyangwa bidusebya, twumva natwe atari byiza. Mbese ikindi ni ukwitwaza umuco nyarwanda. Natwe abantu bakuze turavuga tuti abana bacu wenda dutangire tuba transmete imico ya gakondo tuzi, binyuze mu ndirimbo, binyuze mu bisigo, binyuze twifashisha n'iriya Rwandapedia yatangiye gukorwa kugira ngo tubatoze kurukunda bifashishije ubukungu bw'igihugu cyacu. Mbese